ejo nakiriye amatibe umva ngazimera mvasha ntabwo bizi harimo umutipe umva ndamisa yenze kumva ibeshye kuri kwima mana isizeje ariko se bizi ntabwo naburirwa gusa neza ati tayari akanimero ndagafite ahubwo bari babiri ngira ngo ipasi urimo urantindira sheri we mbwire ngura iki gishaka agacupa vuba wowe kangahe ahubwo nyihera cyokoza 8 ebyiri ahubwo si ubwo wangurira icyo ubundi mbona mbuze iki ese ndashaka fine umuntu nsa gutya muri make uri umuyobozi ushinzwe iki muri umudugudu ntago ndi umuyobozi ariko njye nitwa Ruzinga ntuye gatoya so ndiyibana ahubwo numvaga nyine wa mutunamba twawe ubundi twarangiza tukajya dusura mu ntara n'uburenzi nyine tukaba inshuti n'abatuye hano njye nawe tugasurana n'ikindi muri uyu nta na telefone nyine ntabirenze wowe nyine urabona niba utuye muri zino karitsiye ushobora kubona utunamba twawe tukaba twajya tuvugana nyine urumva nta bikaze kabisa ariko sha sigaye na mwiza ariko si wundi kuko umva kundi mvuri kundi mu nyoko dahari ndetse kundi twigirire vuba sibyo se asubundi kundi n'ubundi nyoko nawe uhari ese ufite ikibazo ki twigirire vuba sibyo bebe ndekurusi umuntu mfata nka data ase data umbyara usuwe nta kintu ubonye oya ariko se usuwe wigize iki sorry sohoka ahangaha cyangwa mpite mvuza induru oya basi ariko rero mvuza induru ako nyine nta kibazo hari ikibazo se bikorere ibyo ushaka oya so ndavuze ngo sohoka ahangaha cyangwa mpite mvuza induru ngo wowe ntabwo ntabwo mvanga Abra. Yo. Ni sister house, cyane sheri mata. Abra ni sister bisanzwe mana. Uramuzi? Shanda muzi njya mubana gutya byenda. Urabona nyine turutse home tugiye kuri market yani imbere kugira ngo nyine wakubwiye ko ngira telefone ugira mubwira ko mere na nimero no sheri njye twabipfuye kandi urabizi ibiki se kandi njye nta kuntu ejo bundi waba warambwiye ngo ngiye kugutekera harya buri ibiryo narabibonye sheri kandi
ntujye kumbwira ngo sheri njye mba nsa naho njye nawe twashwanye nako si no gusa njyewe ni nako byumva nta kuntu uraje usanze hano abantu ngo ko ndeba ngo muvuze impundu abantu barimo bararira umwana wanjye yapfuye ngo abantu ngo baravuze impundu n'agacupa ibyo bintu by'icupa ujya umbabarira ubusanzwe urabizi ko ntacyo njyewe nibereye mu gahinda ibibazo ni byose umwana wanjye yacishe ni nawe wangiza ngo erega amakosa yaba ari menshi reba nk'iriya ndaya kwe bafatire hariya mu buriri bwanjye rega nta soni si wasanze hari n'ikintu turakora basi mwari mugamije iki nyine buretse ntabwo biba birangiriye aho nta kindi nagombaga gukora nagize shenyine nta bindi bintu byinshi utazana kumaza ngo ari hehe ngo byagenze bite namwirukanye saa yine z'ijoro basi ibyo birahagije birahagije kuko wageze ku cyo ushaka si wageze se ku ntego wifuzaga ntukaze sha ntera santima mani wampaye umwanya aya cyangwa nta mwanya rwose wampaye umwanya uyu mwana wanjye agaramye mu irimbi nawe ufite aho urimo urajya gutera indobo hanze ufite aho urimo urajya gutereta ku mpande n'impande ndetse nawe wonyine nabonye niyo wagiye mu kabari burya ufite abandi abasereveri birirwa babasereva inzoga babambariye ubusa hagaragaza intege zabo basi akatukuganira si ubundi ubu bureba njye narakecuye ubu ntabwo nitera agafondote ngo kamfate sheri uri namwizerega ariko nta n'uwakuruta basi mbabarira ubonye mbyaje kabiri rero none unciye amazi basi mbabarira nzakwabara nabitekerejeho nta mbabazi ubu mfite arasanga bicaye gute nta nicaye gutya naba nicaye gutya nakijyana ntya uko nakitwara kose aramusanga reka ego komanda yawe ahubwo ndumva yahiye akose hasi ku mazira numvise ego kandi wasanga ariho uhageze genda ujye kumureba akoresha umwutegere reka mbe hanze gatoranya tugiye gukora ugana n'umushyitsi nta kibazo twabarangara ntitubakirize iki icyo mama cyose ntacyakira wawu wacyana se sheri ngiye nkorera imbere cyane vuba vuba mu rugo mumeze mute nene se mama mama gake gake ariko nyine ntabwo ameze ibyago wagize mama ntabwo yabimenyesha wapi ariko nari nahamagaye musaza wacu ndabimubwira ndamubwira ni mugerageze muhagere nyine ntabwo uba wabonye kuko wahagera ariko nizere ko utazataha vuba oya ntabwo nagusiga bitewe n'akababaro urimo wenda iyi minsi wamariye umugore agahinda n'irungu uragenda kumwica ubwo urashaka gukomeza kongera kujya kwirirwa mu buyogayoga gusa madamu njye niko mvuze sinakubwiye ko naziretse erere ajya amara irungu nawe ujye mu kabari umbeshye ngo ugiye guteka hasi hangana oya mukuru wanjye mureke gushwana ntabwo nzagusiga nta kibazo urisanga nyine iwacu cyiza mwakoze gusa nyine mukomeze kwihangana mu byago mwagize
umugabo wanjye yaragiye ubu koko umuti natanze ntacyo wakoze. Wow, Mama. It's a surprise today. Yes, it is. That is calm. Paparage. Yo, yes. Urabeshya. Do wallahi wakwa. Urishimye. Hoya mama. Agiye kuza humura. Kurira se. Oya. Mama wirira sibyo? Sibyo? Papa agiye kuza humura ageze hafi. Sibyo? Wibikira intambara se kandi. Dore kandi ibyo dukora. Sibyo? Mama yaje. Ntubwire ngo papa agiye kuzara. Ntubwire ngo papa arabyumva ze nabizi. Papa. Mama. Mama aceceka. Se nta nubwo wishimye. Mama wumva ariko. Iki? Nasi kuzwa n'ubusa. Mbwira ariko. Nta kintu kibaye. None se sister ni ibiki bikubaye? Nasi kuzwa n'ubusa. Nta kintu kimbaye Jimmy. Mbwira. Subaye iki? Ntacyo Jimmy ntacyo. Igenderaho. Nyamara mbwira ikibazo cyawe nkakugira inama. Ntacyo Jimmy ntacyo. Nta kintu cyambayeho. None se uri kuzwa n'iki? Kogara. Uri kuzwa n'iki? Bame. Samba uri kwambwira koko. Ntacyo. Sambwira. Nta kintu kimbayeho Jimmy, nta kintu kimbayeho. Muraho neza. Yawe yawe. Shana makuru pe. Meze bite? Umugabo wanjye yarananiye inzoga. Niba ari ikintu ashoboye ni inzoga. Muri make nta bindi bitekerezo byuretse ku nzoga gusa. Ibitekerezo bye ni ku nzoga gusa. Cishika wimbwira. N'ubiyo mbyibutse numva muri ajenze mu maso. Ubwo kumva wakora iki? Kumva wakora iki koko? Ese ubwo urumva nakora iki? Sha ubwo meruke wanyu. Nabonaga umugabo wawe ari umusinzi ari wawe ndumva biratangaje n'ukuri. Ni umusinzi, ni umuntu mubi cyane ngiye ntabwo nabana nawe ndi we naruvamo. Ngo iki? Ntabwo nabana n'umugabo wawe. Bivuze ngo iyo niyo nama umpaye? Niyo nama nguhaye rwose sinabana nawe. Niba wumva utabishoboye ubireka ariko njye sinabana nawe. Ntabwo nabana n'umugabo. Briseriye umbwiye ngo nduvemo. None se umugabo utagize icyo amaze kubana nawe bifuze iki? Umva reka nkubwire rero. Umugabo wanjye ndamukunda. Uri kubyumva? Niyo yaba ari wa wundi wo kumwanda gusa. Sawa rero ntukagenda uganye ngaho igende. Inama nari ngo reka mbyigumanire. Byigumane ntukagire n'undi ubibwira rwose. Reka mbyigumane. Inama nari ngo agende ubane n'umugabo w'umusinzi. Ese we. Kubona abagore b'iyi minsi beza ni bake.
Shani neza. Meze neza. Shani Yes, no kuri Christy. Shani none kamubwira. Mufite iki? Ko yani Surprise none ejo buze kugenda mu muhanda muri no mutipe. Ni bogari. kipati gute? Esko nefunga. Esko ngo ndajya tipa mbogari. Amaye nani mesha. Ahubwo negereje kazahamagara. Shamba ni mwiza. Yego. Mwana we aterwa no se mastery zawe naha utaza gusura sisi. Mwe muziranye se? No. Gusa ariko ni Mwana gutya nyine yigenze. Of course, ariko ni mwiza byatari ari mu kazi. Wenza agwa amakuru nyine namamagara ariko gusa ntabwo yari yahamagaye nyine ndi mu gahinda. Zifata ahubwo. Ntabwo uzongeye nahuye nawe. Ndi kwigira njya kwa mukuru wanjye muri quartier na nazi. Tipa barambwira ati sister makuru naramukateye byafu. None se ngira iyo tipe imeze gute? Ni bogari ariko man umuntu agusuhuza atanakuza bari amafaranga. Akosheri wewe nzakugire. Utu ufata abatipe b'abogari bari mu kazi buri oya, njye ntabwo mbikunda. Cyangwa wasanze atipe muri kansari nze. Nabonye ari injabirizi. Nanjye ntabwo atanakuza. Umva tipe we ni mwiza, mize neza ni bogari noneho izikindi se nubwo ari inzerezi. Ahubwo bari mu kazi. Ahubwo ko Negera ariko. Sheri. Nshaka kwigeza. Nagiye meze neza. Izo nandi ndumva twari tubisoza.